ikiremwa muntu nicyo kinyabuzima kuri iyi si gifite ubwenge bwisumbuyeho ugereranije n'ubw'ibindi binyabuzima. Niyo nyamaswa iz'ubwenge. Ubu bwenge karemano twifitemo nibwo butuma twibaza uko tubayeho, tugatekereza uko tuzaba ejo hazaza, tugahora duhangayikiye amasaziro yacu. Ibi bituma tunajya kure mu mitekerereze, tugasubira inyuma mu myaka ibinyacumi yatambutse, nayo tukayirenga, tukagenda tukagera mu binyejana no mu binyagihumbi, turwana no kumenya inkomoko yacu kugira ngo tureme ejo hazaza. Duterwa ubwoba no kuzakanguka umunsi umwe tukisanga tutagifite umwanya kuri iyi si tuwe n'ubwoko bw'ibinyabuzima busaga 8,700,000, tukisanga tutakibarizwa muri ibi binyabuzima. Ubu bwoba butuma duhora twibaza inkomoko y'ibibera kuri iyi si no mu isanzure, uko twageze kuri iyi si bigasigara ari impaka zidahuriweho. Bamwe bati twakomotse ku mukurambere wabayeho arimwe n'Imana witwa Adamu, abandi bati twakomotse ku mukurambere wahoze agendesha amaguru n'amaboko. Ibihe n'imiterere y'ahantu bikamusimburanwaho, abamukomotseho tukisanga duteye dutya, tutakigendera ku maguru n'amaboko, ahubwo dusigaye tugendera ku maguru gusa. Ariko se mu by'ukuri twageze kuri iyi si gute? Amakuru tubifiteho angana ati? Nitwinjira muri iki kiganiro ko kiri buze kujya kugana ku musozo dusanze hari amakuru tutari tuzi kandi atwerekeyeho, kuki iteka tujya twisanga hari ibintu tutari tuzi kandi twakabaye tubizi. Ibi ntibyaba biterwa nuko twigishwa amateka rimwe na rimwe agoretse tukayatwara uko atari. Mbahaye ikaze mu kiganiro Hirya y'imyemerere. Ikiganiro tugiye kumenyeramo amakuru tutari dusanzwe tuzi ku nkomoko y'ikiremwa muntu. Nge nitwa Assoumani Twahirwa. If you traveled 10,000 years into the future, what would planet Earth look like? Would most of its surface be covered in volcanoes? Or would it be frozen in ice? Earth, the only planet known to maintain life, a product of scientific phenomena and sheer chance. This blue speck in space holds the past, present, and future of our very existence. Ubushakashatsi bushingiye kuri siyansi bugaragaza ko ikinyabuzima cya mbere cyabayeho kikaza no kuba inkomoko y'ibindi binyabuzima byagiye bitura kuri iyi si uko ibihe byagiye bisimburana, cyari gitunzwe n'urumuri rw'izuba. Mu gihe tw'uyu munsi turiho kuko duhumeka, bikaba bitanashoboka ko tubaho ahantu hatari umwuka wa oxygene. Ibi binyabuzima byitwaga anaerobic microbe. Izi mikrobe zafataga amazi zikayateranya n'umwuka wa dioxide de carbone zifashishije ingufu z'urumuri rw'izuba, zikabihinduramo glycose cyangwa se ibinyamasukari byabyaraga ingufu zituma zikomeza kubaho n'umwuka wa oxygene. Uko izi mikrobe zo mu bwoko bwa cyanobacteria zagiye ziba nyinshi, niko n'umwuka wa oxygene wagiye uba mwinshi mu mazi y'inyanja yari mabi yuzuye uburozi bwa acide yo mu bwoko bwa oxyde d'iron. Bituma habaho kugabanuka kw'iyi acide mu mazi, hahinduka ahantu hambere icyo gihe hari ingobyi y'ibinyabuzima. Ibi byatumye habaho kugabanuka kw'ikigero cy'umunyu mu mazi y'inyanja yari isanzwe irimo ingano y'umunyu wikubye inshuro zisaga 5 ugereranije n'umunyu amazi y'inyanja uyu munsi afite. Icyo gihe ubwo byari bigeze mu myaka 5,220,000,000, muri bya bikoma haje kuvumbukamo molekile nto cyane zari zigize imbumbe nto z'ibinure cyangwa se fat acid mu ndimi z'amahanga, zirihuza ziza kubyara molekile nto yitwa proto-life. Iyi ni ifatwa nk'inkingi ya mwamba y'ubuzima hano ku isi. Izi molekile cyangwa se utunyangingo zakomeje kugenda munsi y'ubutaka, ahari ubuvumo bwari bwibitsemo imbaraga za nucleaire, zikongera zikagaruka imusozi zitwawe n'amazi gutyo gutyo. Iki gikorwa cyo kuba munsi y'ubutaka no kugaruka hejuru imusozi cyatumye haba impinduka mu miterere ya za molekile, zihinduka izitwa complex biomolecule. Ni molekile nini zigizwe n'uturemangingo ndangasano twa RNA na DNA hamwe na proteine cyangwa se n'ibinure.
icyo gihe molekile zitanga ubuzima zizwi nka proto-RNA hamwe n'izi poroteyine byaje kwihuza bihinduka molekile nini y'akaremangingo ndangasano ka RNA iyo bita ribozymes. Izi molekile zavutse icyo gihe zari zifite ubushobozi bwo kwikoramo izindi molekile zisa nkazo zikikoramo impanga zazo, byitwa mutation nk'uko twigeze kubikomozaho. Ibi byose nubwo byabaga kubw'impamvu imbere mu nda y'isi hari hagiye kubaho impinduka zidasanzwe. Ibi byose byabaga bishingiye ku mbaraga zituruka ku bwivumbagatanye bw'ibikoma byari bigize iki kibuye turimo twita isi. Nta ruhare izuba ryabigizemo. Byanze bikunze kugira ngo ku isi habeho ubuzima, ikinyabuzima runaka gikenera ingufu n'intungamubiri gikura ahantu runaka kugira ngo kibashe kubaho. Abahanga mu bya siyanse bemeza ko ikinyabuzima twese ibinyabuzima bibarizwa kuri iyi si twakomotseho ari bagiteri yabayeho imyaka myinshi yibera mu nyanja yari igizwe n'uruvangitirane rw'imyunyungugu. Iyi bagiteri iza kuvamo ibinyabuzima. Bemeza badashidikanya ko umunsi umwe iyi bagiteri yari yaramaze kororokera mu mazi, yaje kuva mu mazi igihe umusozi ntiyagaruka. Hanyuma haza kubaho ibyitwa evolution, igenda yiyuburura yihinduranya iza kubyara ibinyabuzima byose tureba. Ibi bishobora kuba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bihura neza n'ibyanditse mu muzingo w'igitabo cya Bibiliya mu gitabo cy'itangiriro umutwe waho wa mbere ku murongo wa 21. Ahanditse ngo Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibindi bintu byose byigenza bifite ubugingo, amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Aha birumvikana ko ibinyabuzima byo mu mazi ari byo byabanje kubaho mbere y'ibindi binyabuzima byose. Gusa ariko ibijyanye n'iremwa ry'umuntu byo ndetse no kubaho kwe muri siyanse birahabanye cyane. Siyanse igaragaza ko nibura mu myaka 300,000 ishize aribwo ikinyabuzima cyitwa umuntu cyatangiye kuba kuri iyi si. Ntibivuze ko aribwo isi yari ibayeho, kuko isi ubu tuvuga nibarirwa mu myaka 4,543,000,000. Gusa dushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga bashingiye ku bitabo by'iyobokamana nka Bibiliya na Korani, bagaragaza ko Adamu na Eva babayeho isi maze imyaka isaga 3,000 ibayeho. Kugira ngo iyi teori yumve neza biragusaba kubanza kumva neza icyo baba bashatse kuvuga iyo bavuze ngo imyaka 1,000 hano ku isi ingana n'umunsi umwe ku Mana. Niba wumvise iyi teori ubyumvise neza rwose. Iminsi 6 yanditse mu bitabo by'iyobokamana ko ari Imana yaremyemo ibintu byose byo kuri iyi si ni imyaka 6,000 kuri twe. Bivuze ko umunsi wa 7 yaruhutseho ungana n'imyaka 1,000 yakurikiyeho nyuma y'uko yari imaze imyaka 6,000 irema. Ubwo yaremaga abantu muri iyo myaka 6,000 yahereye ku mugabo w'iyi Sadamu, kuko ibyo yari asanze kuri iyo si nta mazina byari bifite, ariko inamuremera umugore bagombaga kubana. Igitabo cy'itangiriro mu mutwe waho wa 2 uhereye ku murongo wa 18 haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ukomeje ku murongo wa 21 havuga ko Uwiteka Imana yasinzirije uwo muntu buticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe hasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Aha rero tugeze niryo zingiro ry'ikiganiro cyacu.
Abahanga mu bucukumbuzi bw'inyandiko za kera z'amateka bagaragaza ko ingingo y'iremwa ry'umugore wa mbere wabayeho igoretse ku buryo yanahinduwe cyane bitewe n'inyungu z'abakusanyije ibitabo by'iyobokamana. Abahanga mu bumenyamuntu bagaragaza ko umuntu wese agira imbavu 24, 12 iburyo na 12 ibumoso. Gusa ibi hari ubwo bihinduka hakabaho n'abafite 25 cyangwa se 26, ariko ubusanzwe umuntu muzima udasanzwe afite ikibazo na kimwe agira imbavu 24, yaba umugabo cyangwa se umugore. Bashingiye kuri ibi bemeza ko ijambo rubavu ritari rikwiriye gukoreshwa mu nkuru y'iremwa ry'abantu ba mbere cyangwa se rikaba ryarakoreshejwe nabi. Profeseri Mary Joan Wynne Reith yigisha ibijyanye na teolojiya muri College Stonehill. Iri ni ishuri rikuru ryigenga rya Kiliziya Katolika riherereye mu mujyi wa Easton muri leta ya Massachusetts. Afite igitabo yahaye umutwe ugira uti Creation of Women, yashyize ahagaragara mu mwaka wa 2016. Professor Lilith agaragaza ko iyo bavuze ko umugore wa mbere yavuye mu rubavu rw'umugabo baba bagoretse iyi mvugo, kuko ntaho bigaragara ko Imana yaje gutekerereza Adamu ko yabigenje imurema cyangwa se inamukuramo umugore we Eva. Bibiliya ivuga ko Imana yasinzirije Adamu buticura ikamukuramo urubavu ikaruremamo umugore. Lilith asobanura ko ahubwo Adamu ashobora kuba yarabyaye Eva aho gukurwamo urubavu. Ngo ahubwo kuko nta bicumuro byari bwabe ku isi, Adamu ubwo yabyaraga Eva nta bubabare yigeze yumva, kuko ububabare bwazanywe n'icyaha. Lilith ntiyagarukiye kuri iyi teori gusa, ahubwo yagiye kure anakora ubushakashatsi kuri uru rubavu. Yaje gusanga abakristo babayeho mu binyejana bike nyuma ya Yezu baragereranyaga Mesiya na Adamu, bakemeza ko inkuru yo gusinzirizwa kwa Adamu ihura neza no gupfa kwa Yesu. Gukurwamo urubavu kwa Adamu rukaremwamo ubuzima bw'umugore ngo bigahura neza n'icumu ryacumiswe mu rubavu rwa Yesu Kristo ubwo yari amaze gusinzira. Ubwo ni ukuvuga ko yari amaze gupfira ku musaraba, amazi avanze n'amaraso yaruvuyemo akaba agakiza ku buzima bw'abatuye isi. Hari izindi nyandiko zemeza ko Eva yabyawe na Adamu aho gukurwa mu rubavu rwe nk'uko ibitabo by'iyobokamana bibivuga. Aha, igisigaye kibazwa, Adamu yaba yarabyaranye nande Eva? Ninde waryamanye na Adamu kugira ngo abyare Eva? Inyandiko z'Abayahudi ba kera mu migani n'inyandiko zo mu myaka 500 nyuma ya Yesu Kristo zigaragaza undi mugore wa mbere Adamu yarongoye utari Eva. Uyu mugore anavugwa cyane mu nyandiko z'Abanyababiloni zirimo iyitwa Book of Adam and Eve, inyandiko yitwa Zohar Leviticus kuri page yayo ya 19, yitwa Iluvin ku rupapuro rwayo rw'ijana, Nida ku rupapuro rwa 24, yitwa Shaba ku rupapuro rw'151, n'iyitwa Baba Bathura ku rupapuro rwa 73. Uyu mugore yahawe izina rya Lilith. Kuki amateka ya Adamu na Eva twe tuyazi uko tuyazi uyu munsi tutayazi nk'uko yanditse muri ibi bitabo byose, kandi byinshi muri byo ari byo byavuyemo ibigize Bibiliya dufite uyu munsi? Uyu Lilith sahubwo Bibiliya hari icyo yabimuvugaho? Iyi ngingo tuzayisubukuriraho ikiganiro hirya y'imyemerere cy'ubutaha. Icy'uyu munsi naha tugisubikiye. Njye wakibateguriye nitwa Assoumani Twahirwa. Ndabakunda cyane. Shalom.